amateka y'umuntu. Amateka y'umuntu. Kera mu mwaka w'ibihumbi 2015 gusubiza hasi, ubuvuzi mu Rwanda bwari butaratera imbere nk'uyu munsi, aho buri mubyeyi wese atwita agahitana kwa muganga, cyangwa we yabona yegereje igihe cyo kubyara akajya kwa muganga. Benshi mukurikiye iki kiganiro ndabizi neza ko uburyo mwavutse ni uburyo bwa gakondo, twakwita ubwa gakondo, kubera ko mama wawe ashobora kuba yarabyajwe n'undi muntu utarigeze yiga ikiganga, bari baturanye, hari abavuzi ba gakondo babihugukiyemo, bakavuga ngo runaka arabyaza, runaka akura amenyo, ukaba ubizi. Ubuzima, uburyo wavutse, uburyo byagenze kugira ngo uvuke wisange uri umwana wo muri uwo muryango utuyemo, nta ruhare wabigizemo, kuko iyo uza kubigiramo uruhare wari guhitamo ukavuga ngo ntabwo nshaka kuvukira kwa ngofero, ndashaka kuvukira mu bantu b'abakire. Nk'uko ibyo ngibyo utabigizemo uruhare, ntuzi ngo byagenze bite. Icyakoze hari amakuru amwe n'amwe ugenda wegeranya bitewe n'uko ababyeyi bakubwira ati wavukiye aha hantu, cyangwa se uvuka wari umeze gutya, kugira bakumvishe uburyo ki situwasiyo yari imeze. Mbere wajyaga gutashya ukajya gusenya inkwi. Niba warigeze kumva umugani w'ubushwiriri, ubisobanura neza uburyo ki ubushwiriri bwagiye gusenya inkwi bukarangira bwose bupfuye bugashira, kuko ababyeyi babwo bari baritabye Imana. Uriya mugani ntabwo usobanura uw'ubushwiriri mu by'ukuri, ahubwo usobanura ubuzima bw'umuntu runaka. Niyo mpamvu buri kintu cyose kiriho ku isi gitanga urugero rw'ibiriho kandi bifatika. Niyo mpamvu iyo umuntu ari kwigisha akoresha ingero kugira ngo byumvikane, akoresha ibindi biri ku ruhande bikaza bisobanura cya kintu kirimo kuba ako kanya. Nk'uko ubuhanuzi, hari ubuhanuzi bw'ukuri bwagiye busohoka bukumvwa, abandi bakabuvuga, rimwe na rimwe bugapingwa, nubwo uyu munsi wa none hariho abandi bantu bahanura, bugacya mu gitondo bakavuga ngo beretswe bateretswe, cyangwa ngo Imana yavuze itavuze. Ariko uzirikane ko hari n'abahanuzi ba nyabo. Si ibyo ngira ngo tuganireho, ndagira ngo tuganire mbese urebye ubuzima bwawe ukareba, uravuka ukiga amashuri primaire, secondaire, ukiga kaminuza, wayisoza ukabona akazi, ugashaka umugabo cyangwa se umugore, warangiza ukabaho gutyo ugapfa. Ubuzima wumva ari ikihe gisobanuro cyabwo? Reka ngusobanurire rero. Hari umuntu nigeze kubaza, ndamubaza ngo mbese ubuzima bwawe bumaze iki, cyangwa kubaho kwawe bikumariye iki? Arambwira ngo ntacyo bumariye, kubaho nta kintu bimariye. Nawe ushobora rero kuba uri muri uwo mwanya, cyangwa naba nkubwiye uburyo process y'ubuzima igenda ukumva nta kintu mu by'ukuri umaze. Ni iki noneho wagakwiye kuba ukora gituma ubaho nyine byuzuye? Ubundi nk'uko mbikubwiye, ubwo buzima bwose nk'uko tumaze kuburondora niko umuntu wese abaho. Wategeka, waba umwami, waba ukomeye, waba umusirikare, waba umupolisi, waba inkeragutabara, waba n'umuturage usanzwe, waba pasiteri, waba n'undi wese utandukanye, ubwo buzima ubucamo, kandi iyo usesenguye neza cyane usanga nta gisobanuro cyabwo gihari. Usibye ikintu wenda uburusha amatungo, ni uko nyine wowe uba uri umuntu, ufite ubwenge, ufite kwiyobora, ufite guhuza ibikorwa na bagenzi bawe. Ni naho dutandukaniye n'izindi nyamaswa, kubera ko twebwe tugira uburyo duhuza n'abandi, tukagira isuku, tugakaraba, tukoga, tukambara, tugasa neza, tugahuza n'imigambi, ariho duhita twubaka imihanda, tukubaka imijyi n'ibindi bikorwa remezo byinshi bitandukanye, nk'ibibuga by'umupira ndetse n'ibindi byose muzi. Noneho ushingiye kuri iyo ngingo urebe, icyo ngicyo nicyo kigutandukanya n'izi nyamaswa zose, nicyo kigutandukanya kuba uri muri ibyo bintu. Reba abantu bose bitabye Imana guhera mu mwaka w'ibihumbi, umwaka wa zero. Umwaka wa zero ntabwo wigeze ubaho, ahubwo twahise tujya mu mwaka wa rimwe. Hanyuma turazamuka tuva mu mwaka wa rimwe tugera mu mwaka w'ijana, tugera mu mwaka wa 500, tugera mu mwaka w'igihumbi, tugera mu mwaka w'igihumbi 500, tugera mu mwaka w'ibihumbi 2000. Icyo gihe ushobora kuba aribwo wari utangiye kwigwaho ngo uvuke, hari hashize imyaka ibihumbi 2000. Ubwo ni ukuvuga ko hari havuyeho amasi
2,000 cyangwa amasi 20. Sinzi niba ndi bubivuge neza ukabyumva. Bivuze ko isi ubwo yari imaze imyaka 2,000. Bivuze ko hari generation cyangwa se abantu uko bagenda basimburana, hari hamaze kuba abantu basimburanwa inshuro 20. Uyu munsi hamaze kuvaho amasi 21. Niyo mpamvu turi mu kinyejana cya 21 cyangwa 21 century. Muri icyo kinyejana abantu bose bapfuye baramutse bazutse uyu munsi, nta nubwo wabona n'ahantu ushyira urushinge. Ni ukuvuga ko ni benshi ku buryo utabasha kubyumva. Noneho utekereze ko mbere y'uko batangira kubara mu mwaka wa 1, igihe Yesu akiva mu isi, abantu bahise batangira kubara bahereye kuri 1, ariko mbere ya Yesu babaraga bahereye mu mibare yo hejuru, tutazi ngo bahereye kuri kangahe. Ubundi iyo usomye ibitabo by'abahanga ujya kumva ngo habayeho Plato, habaho Socrate, hakabaho ba Newton. Abo bose ntago twigera twumva ngo batunze amafaranga angana iki ku rwego rungana gute. Uyu munsi baracyavugwa, barigwa hanze, bagenda bavuga ibitekerezo byabo kumva ari ibintu byubaka. Ngiye nkibaza noneho, ese wowe utekereza ko abahanga ari abariho cyangwa abahanga barapfuye bari mu mva? Ngewe nakunze kwibaza kuri icyo kibazo, nkareba imibare. Niba warigeze kwiga imibare, abantu bose, sinzi wenda niba wowe uvuga ko imibare yoroha, ariko abantu benshi bavuga ko imibare ikomera. N'iyo havuyemo umuntu umwe akaba azi imibare, uravuga kabisa wowe ndagutinya. Kugeza uyu munsi y'abantu barangije, nta muntu baba bashaka ko yongera kubasubiza mu mibare. Ni ibintu biba bigoye, ni ibintu bitumvikana. Hanyuma ukareba Newton yari yicaye munsi y'igiti cya pome, agiye kubona urubuto ruramanutse, ahita atangira gutekereza. Archimede muramwumva, hagiye havumbugwa nyine ibintu byinshi bitandukanye. Hanyuma nkibaza, ese wenda ushingiye kuri ibyo ngibyo na ba gravity force, ibiki byose bya contact force, abantu bagiye bavumbura izo mbaraga. Uyu munsi wa none wenda ikoranabuhanga riteye imbere, abantu bazi gukora ibitwaro bya kirimbuzi, bazi kohereza drone. Nabyo ni ibintu bigaragaza ko ari artificial intelligence cyangwa se ari ubwenge buhangano. Ariko hari n'ubundi bwenge twatakaje. Uyu munsi wa none gufata 4 ugateranyaho 5 bisaba machine, bisaba kuba ufite calculator imbere yawe. None ukibaza, iki kinyejana ni ikinyejana kimeze gute? Hari uburyo rero ushobora kwigobotora iyo ngoyi iba yaragukuzitiye, yaragufashe, cyangwa se wenda ibyo ngibyo ukanabirenga ukumva ko nta mumaro wabyo uhari, kuko waba uzi Icyongereza, waba uzi ururimi runaka, ibyo byose nta hantu uzabijyana. Yego bigufasha kubaho muri ino si, kubera ko bigusaba nyine gukorana n'abandi bantu henshi kugira ngo were kugira language barrier, ariko ibyo ngibyo nta kintu byakumarira. Dore rero icyambere ugomba kumenya, iringire umwami Yesu ko ari umwami mu bugingo bwawe n'ubuzima bwawe, ko ari wowe watanze igitambo cy'amaraso kugira ngo ubeho, akaguhuza n'Imana, nyamara we nta bubasha wari ufite bwo kongera guhura n'Imana. Hari ibintu byinshi byagiye bivugwa muri Bibiliya, byagiye bisohoka uko imyaka ije n'indi gataha. Hagiye haza abapasiteri bigira ko ari Yesu wabatumye, cyangwa se ko hari abahanuzi, cyangwa ko hari abakozi b'Imana, nyuma ugasanga warabishywaga. Uyu munsi rero ntabwo uri mu mwanya wo kwiringira abantu, suri no mu mwanya wo kubizera, ahubwo wizera uwo Imana yatumye, ari we Yesu Kristo. Hanyuma umuntu uvuga ubutumwa wese ubuganisha kuri Yesu Kristo, ukamwumva, ukamuha agaciro, ntumwima amatwi. Ahubwo wowe bajya bavuga ngo yumvwa na benshi, hanyuma akumvwa na beneyo. Abwirwa benshi, akumvwa na beneyo. Mbenuko ibyo ngibyo rero wowe uzajya ukuramo ikizima. Ni ukuvuga, uramutse ufashe wenda nk'igisheke ugifata ukakinyunyuza, warangiza ukagiha umwana mutoya, yakongera akanyunyuza, ariko nta kintu kirimo mu by'ukuri. Ntabwo dushaka rero kuba nk'abana. Tukwiye kuba ari twe noneho dufata isukari tukayinyunyuza, kandi tugatera n'ibindi byinshi bizatuma tugira ubutumwa bwiza. Mbenuko
iyo abantu benshi bakubonye uri gusenga uvuga ibintu by'Imana, bakwita nyine ko ari umuntu wabuze icyo ukora pe. Wabyuka mu gitondo ugiye gusenga muri niba sinzi niba mubikumbura, hari abantu benshi bagiye mubona akazi, mubona Imana ibasubije mu byo mwasengeraga, mugahita mucogora ibintu byo kujya gusenga, urusengero rukababura, ibintu byo kujya imbere y'Imana, mbega n'Imana ikababura muri rusange. Uyu munsi rero muratumiye ngo mwongere mugaruke imbere y'Imana, wongere ugaruke ku isoko, wibuke kera Imana ikubwira ngo nzaguha umugabo, wibuke kera Imana ikubwira ngo nzaguha. Mu by'ukuri mu kunyura muri ubwo buzima bene gutyo bumeze gutyo bugoranye, bigatuma wibagirwa n'Imana yabuguhaye cyangwa se Imana ikubeshejeho mu gihe biba bigoye, kuko ubuzima bw'umuntu bundi ngewe mbara ko iyo ubyutse mu gitondo ukabona urahumeka umwuka w'abazima, agakwiye gupfukama ugashima Imana, apana kubyuka mu gitondo ngo uhite ufata telefone ngo urebe ko data za zindi zajeho, ngo hanyuma ngo urebe ibiri gutereninga kuri TikTok n'izindi mbuga za Instagram, Facebook n'izindi zitandukanye. Ukwiye gufata umwanya ukavuga ngo thank you Lord, cyangwa se kwiye kuvuga ngo ubuzima bwawe ngo Imana ngo yaguhaye ubuzima bubi, ngo wakuriye ahantu habi, nta mahitamo namwe wigeze ubigiramo. Ni ukuvuga ko nyine kuba uri aho ngaho ni uko Imana yabishatse, kandi ninabishaka uzongera uzamura urwego gukora aho hantu. Mu by'ukuri ukwiye kugira ubwo bushake bwo kuva aho hantu ukabikorera, ukabisengera, ariko ukanabikorera. Hari ibintu byinshi abantu bajya basengera badakorera, hari n'ibyo bakorera badasengera. Ni byiza rero yuko ibyo bintu byose ubasha kubihuza. Ni akazi karimo, nta kintu kigoye kirimo. Ubuzima bw'umuntu ni buto pe, ni nk'igicucu. Ukubufata rero ukagiye kubutagaguza, njye ntabwo ari ibyo ngibyo numva, ntabwo ari ibyo wagakwiye kubukora. Hanyuma fata umwanya wawe, wongere ugire umuntu ukugira inama ukuze mu buryo bw'umwuka, ukugira inama ukubwira ati ahangaha wagenze nabi, ibi ngibi ntabwo babikora, kubera ko akenshi bari abantu bakuze baba bakugira inama, baba bafite ibintu nyine bigari bashobora kukubwira, nawe ukumva nyine umeze neza cyangwa se urubatswe muri rusange. Ntabwo ukwiye kubaho nk'imfubyi. Turi mu gihugu twagize amateka mabi yaranze igihugu cyacu, aho abanyarwanda mbese twese byatugizeho ingaruka. Mu by'ukuri nubwo hari benshi badafite ababyeyi mu buryo bw'umubiri, ariko ukwiye kugira ababyeyi mu buryo bw'umwuka bagufasha, bagatuma utera intambwe za ngombwa zituma wiyubaka mu buryo bw'umwuka, hanyuma ibyo ngibyo by'umwuka bikakubakira n'uburyo bw'umubiri. Hanyuma mwese mwakurikiye iki kiganiro mbashimira cyane. Njye ndi Hardwork Paez kuri TikTok, niko nitwa. Hanyuma mwakoze kuza mugakurikira ikiganiro cyacu twabateguriye, n'ibindi biganiro mwifuza ko twakomeza kubaha, kandi ngiye mbashimira urwego tumaze kugeraho. Ni urwego rutari ruto, ariko si narwo dushaka kugumaho, turashaka gukura tukaba abantu banini, hanyuma tugakomeza kwigana ibintu bitugirira akamaro, pana kujya kwicara kuri za cano ziba ziriho amatiku batukana ibiki byose. Ahangaha uri umuntu w'agaciro cyane. Ndabakunda kandi mukomeze kugira ibihe byiza. Nitwa Thomas. Ciao ciao.